wese agira amateka ariko agatandukanira ku gusharira kwayo. Uwizeye nuko uzwi nka Kagarara ni igisobanuro cyiza cy'amateka ashaririye. Ni umwe mu bagize amateka atoroshye kuva ku rwego rw'uko yategeraga abakiriya amafuku ngo atabarira imyaka, rimwe na rimwe yagira amahirwe akamubera n'ifunguro. Abantu barabizi icyo nivuga ino story. Hari abantu bita banyibuka. Natega ikintu bakwitiye amafuku. Wategaga ifuku? Amafuku. Abantu barabizi. Abantu barabizi b'inyamasheke. Wari um expert mu ifuku. Reka serious. Zikajya hehe? Zimwe naziryaga. Ntago yarega tuye tuvuga ubuzima. Uyu Kagarara wagize amateka ashaririye ariko ubu amashimwe n'ibyishimo ni byose. Kikaba ari ikimenyetso gikomeye cyerekana yuko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, ndetse nk'uko akunda kubivuga ko disability is not an ability, kugira ubumuga ntibivuze kudashobora. Umusore wavutse afite ubumuga bw'ingingo abenshi mu bamuzi n'abaturanyi bajyaga bavuga ko ntacyo azimarira, ndetse abenshi bakundaga kumwitaza, abandi bakamwita amazina amupfobya, abenshi muri bo bakamufata nk'ikintu aho kuba umuntu. Ati umuntu umwe wenyine wagerageje kunyizereramo ni mama wenyine wamaga imbaraga, kuko we yakundaga kumubwira ko azaba umuntu w'umugabo. Uyu Kagarara yavuze ko yeretswe neza ahantu hake gusa, iyo abenshi bangaga no gusangira nawe bakamwita ikimuga. Nge neretswe neza ahantu hake. Neretswe neza ahantu hake. Kuko umuntu wese najya gusanga wese yaranyihunzaga. Niba umuntu yarangaga gusangira nanjye ku isahani imwe, yego, ngo nukubera ko ngo akavuga ati uri ikimuga ntabwo nasangira nawe. Kandi yavuze ko kubera ubuzima bugoye babagamo nta mubyeyi n'umwe bafite we n'abavandimwe be, ibyo byatumaga ava mu rugo akajya gushakisha amafaranga kugira ngo abone utuntu nkenerwa. Bityo yakoraga utuzi dutandukanye akiri mu cyaro, aho yavuze ko yakoraga ibihoho byo muri pipinyeri ndetse kimwe akagikorera amafaranga 5. Atari ko hari ubwo nakoraga ibihoho 1000 bataha intoki zacitse ibisebe. Iyo ufite inzara nta guteta. Aho nimvuga iyi nkuru barahita bamenya. Ati njyewe nategaga ifuku kandi rwose nari umwizerwa ndi umuhanga muri byo. Ati iyo nazitageraga umuntu utazirya abaga mbonye akanyama k'umunsi. Ese ubundi uyu Kagarara ufite amateka ashaririye gutya akaba ari kwigarurira imitima y'abantu ku isi hose kuri uru rwego, yabigize hate? Ninde wamufashije? Ubundi byagenze bite? Tugiye kwinjira mu buzima n'amateka bya Kagarara, turebere hamwe uko yagiye akura ndetse tumenye uko byagenze kugira ngo tube turi kumubona ku mbuga nkoranyambaga ari icyamamare ku isi hose. Ku mazina yiswe n'ababyeyi, uyu Kagarara yitwa Uwizeye Enoke, ndetse akaba yaravukiye mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Giheke, mu kagari ka Mashange. Rero kugeza magingo aya akaba ari umunyeshuri muri kaminuza, akaba yiga IT ndetse muri segonderi akaba yarize software development. Ibingira akaba bifatanya no gukina filime z'urwenya zizwi nka comedy. Uyu Kagarara rero akaba avuka mu muryango w'abana 7 ariko akaba ari nawe wenyine ufite ubumuga, kuko abandi bavukana ari barebare ndetse akaba ari nawe bucura mu muryango. Akaba ari ibintu rero bitamworoheye kwisanga afite ubumuga, kuko abanyamuryango be bonyine niba bamwizereragamo, ariko aho yagendaga mu baturanyi n'abandi bamubonaga bamwitaga amazina amupfobya, bakamutesha agaciro, rimwe na rimwe akumva ariyanze. Amaze kugira imyaka yo kujya kwiga, yibuka ko ku munsi wa mbere mama we yagiye amuhetse. Hanasobanura ko impamvu ishuri ryari riri kure y'aho batuye, bityo rero urugendo rwari rurerure ntabwo yashoboraga kurugenda. Kwiga ko byari bigoye cyane, kuko iyo yakoraga urugendo rurerure yababaraga mu mavi no mu mayunguyungu, bityo yakundaga gusiba kenshi akazana amanota mabi. Ageze rero mu wa 2 primaire nibwo yatangiye kumenyera kugenda, ashyiramo umuhate akajya azinduka ajya ku ishuri. Akigera rero mu wa 4 nibwo yahuye n'ibyago mama ahita atabaruka. Yatangiye kugira kwiheba gukomeye, kuko niwe muntu wamuhaga imbaraga n'icyizere akamwereka ko byose bishoboka. Ahangaha papa we yari yarapfuye mbere afite imyaka 6. Basigaye ari imfubyi buri ubuzima burushaho gukomera cyane. Gusa nyuma yaje kwiyakira arakomeza ariga. Yaje rero gusoza primaire ariko ntiyagira amanota amujyana muri boarding. Hano yasobanuye ko atari uko yarabuze ubwenge, ahubwo ari uko ari igikomere yari afite, yasigiwe n'umubyeyi we wari umaze gutabaruka, kwiga biramunanira. Yaje kujya kwiga rero muri 9 ariko ho ntago hari kure yo mu rugo. Gusa yaje kwiga ashyizeho umwete n'imbaraga agera mu wa 3. Akaba rero yari yarahigiye kuzaba uwa mbere kuko ari byo mama we yahoze yifuza. Mu gihembwe cya mbere mu wa 3 nibwo habaye igisa n'igitangaza. Ati ndabyibuka turi kuri asembo bari guhamagara babaye ba mbere. Ngiye nkaba rero narigaga muri C. Mwarimu agiye guhamagara wabaye uwa mbere, ati umwana wabaye uwa mbere mubanze mu mukomera amashyi menshi. Ati nanjye narayakomye kuko ntago niyumveshaga ko yaba ari njye. Nuko dukomera wabaye uwa mbere amashyi menshi. Nuko ngiye kumva numva ngo wabaye uwa mbere n'Uwizeye Enoke. Nahise ndira ku kanya kuko nta kindi natekereje, nahise mvuga ngiye bamama gihari abari buza gufatira ibirete ngo arebe ibibaye. Kuva icyo gihe yahise yiyemeza asiga ibyarangiye inyuma akomeza amashuri n'imbaraga nyinshi. Ati n'ubwa mbere nari mbaye uwa mbere, ariko ibindi bihembwe byakurikiye nakomeje kuba uwa mbere. Yaje rero no gutsinda ikizamini cya leta, abona ibaruwa yo kujya kwiga muri interina, ariko mu rugo nta bushobozi bwari buhari. Bakaba rero bari bamuhereje kwiga mu majyepfo mu karere ka Huye ahitwa Rusatira. Akaba yaragiye kwigayo MCE, ubwo ni imibare, computer n'ubukungu.
ariko akaba yari yamaze kubona ko nta nzira byacamo kugira ngo ajye kwiga nuko ariyakira. Habura iminsi ibiri yonyine ngo abanyeshuri ngo bagende, yaje guhamagara animatrice kuko yari yafashe umwanzuro wo kwisubirira muri 9. Uwo animatrice rero akaba yari yamwemereye kuzamugurira ikayi naramuka atsinze ikizamini cya leta. Animatrice akimara kubimenya yahise amubera umubyeyi, nuko ahita amushakira umushinga witwa Global Fund. Uyu mushinga wamuhaye minerivare, ubundi nawe akishakira ibikoresho. Byari bigikomeye kuko iwabo nta n'urupfumuye bari bafite. Yakubise inzu ibipfunsi hirya no hino ariko abura n'urupfumuye. Hashize iminsi 3 abandi bose bagiye, nibwo hongeye kuba igitangaza. Yumvise umugira neza amuhamagara amubwira ko yamusanga Ikampembe akamugurira ibikoresho. Ako kanya ntabwo yiyumvishaga ibintu biri kumubaho. Amaze kubona ibikoresho nibwo yahise ahinduza naho bari baramwohereje. Aho ngaho irusatira bari baramuhaye mbere hari kure cyane, ntabwo byari kumworohera. Yahise ajya kwiga aho ngaho muri gihe cy'TSS. Agira Imana asanga hariyo ibyo yifuzaga kuko yashaka kwiga ibintu bijyanye na computer, asangayo software development. Atitaye ko abantu bamubwiraga ko bikomeye, yize ashyizemo imbaraga nubwo bitari byoroshye. Ku ruhande rwo kubona amafaranga ndetse n'ibindi nkenerwa, arangiza umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye afite amanota 57 kuri 60. Icyari gikurikiyeho ni ukujya kwiga muri kaminuza. Nabwo hano ntabwo yari azi inzira bizanyuramo, dore ko na tike imugeze i Kigali kuyibona ubwabyo byari ingorabahizi. Bagitegereje kujya kwiga muri kaminuza nibwo uwitwa Asumani w'i Kigali yamubonye aramuhamagara. Uyu Asumani Kagarara ntabwo yari amuzi, gusa icyo yari azi nuko Imana ishobora kugira icyo ikora. Asumani yabwiye Kagarara ko yamusanga i Kigali, nuko amwereza tike. Kagarara nawe arazamuka. Gusa mbere yo kugenda yabanje kuganira na bakuru be, abasigira rikodi y'ikiganiro bagiranye ndetse yewe na nimero kugira ngo yewe naza no kubura baze kumenya aho baza gushakira. Ariko ku bw'amahire yasanze Asumani ari umwana mwiza, yewe ari umuntu ushaka kumufasha. Akigera i Kigali, Asumani yaje kumufata muri gare, bagera mu rugo baricara baraganira. Amusaba ko yamubera umuvandimwe. Kagarara byaramurenze cyane, akibaza uti se ni gute umuntu utanzi ashobora kunyizera bingana bityo. Banyuranye muri byinshi, yewe barya ubusa ariko barakomeza babana nk'abavandimwe. Kagarara yaje kumubwira rero ko yiga, ndetse Asumani aratungurwa cyane. Cyamutunguye kurushaho n'ukuntu yamubwiye ko noneho yanabonye buruse yo kujya kwiga muri kaminuza. Gusa nta bushobozi bari bafite. Aribwo rero Asumani yatangiye kugenda afata utuvideo witwa Kagarara ndetse bakadupostinga ku mbuga nkoranyambaga. Niko twatangiye kugera tumenya Kagarara. Itariki yo kujya kwiga muri kaminuza yaje kugera. Icyo gihe rero Kagarara nta n'igiceri cy'urupfumu yari afite, kandi yasabwaga 60,000 byo kujya kwiyandikisha kuri kaminuza. Bakubise hirya no hino rero barahiga uko bashoboye, ndetse baza kubona amafaranga 60,000 yo kujya kwiyandikisha. Ariko byari bikiri urugamba kuko hari ibintu byinshi byari bikibura. Atike imugeze ingoma kuri campus nk'amafaranga yo gukodesha ghetto ndetse n'amafaranga yo kurya, byose ni ibintu Kagarara yarimo gusabwa, kandi nta rupfumu yari afite. Yagize amahirwe abona umutipe bakoranye ndetse baniganye, rero hakavuga yuko bari bagiye gukomezanya no kwigana muri kaminuza. Rero we ngo hari ukuntu byari bimeze, bakaba rero barihuje barabana. Akaba rero yaramubwiye ngo mfite 60,000 gusa byonyine byo kwiyandikisha. Ati rero nimba ufite 5,000 ayo tuzayarya ukwezi. Akigera kaminuza rero ngo yaguwe n'ukuntu abantu bamwakiraga nk'umusitari, kandi nyamara mu nda nta kirimo. Yavuze ko bitewe n'uko yiga guhera ku wa mbere kugera ku wa gatanu, yasendirwaga n'udufaranga yakuraga i Kigali muri weekendi, muri za filime n'ibiganiro yakoraga kuri YouTube. Nubwo ubuzima bwari bukomeye, Kagarara ubu ari mu mashimwe akomeye. Mbere y'uko ahura n'umunyamerika ukomeye Ashton bigaragara yuko agiye kumuhindurira ubuzima, yari yarabonye umudiaspora uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wiyemeje kumubera umubyeyi. Aha ni nyuma y'uko hakoze ikiganiro ku Isimbi TV ndetse cyakuburiwe amarangamutima ya benshi, ndetse bakomeza kugenda bamushyigikira. Kagarara rero akaba yarabonye n'undi umumenyera ubukode bw'inzu, yewe n'abandi bamufasha umunsi ku wundi. Ubu Kagarara akaba amaze kuba umusitari ukunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo ku isi hose. Aha akaba ari nyuma yo guhura n'umunyamerika umenyereye ku mbuga nkoranyambaga uwitwa Ashton akamwikundira, dore ko bari kugenda bazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, ndetse akaba aherutse kuvuga ko byanze bikunze ashobora kuzamujyana no muri Amerika. Rero uyu Kagarara ku mbuga nkoranyambaga akaba arimo kurebwa cyane, aho kuri Instagram video ze ziri kurebwa n'abarenga amamiliyoni. Nta gushidikanya, disability is not inability. Kandi ubwo njyewe nuko nsoza, ndabashimira kuba mwakurikiye kino kiganiro. Turabakunda cyane, mukomeze mudukurikire kandi mukande subscribe kugira ngo natwe dutere imbere.